mutwe ndi mama we by'ukuri kubera ko nicaye hano mfite ikimenyetso cyerekana ko umwana ari uwanjye bagukorera iyo yavutse bamukingira ndayifite ni ikimenyetso cya mbere gikomeye urayifite hanga ndayifite muri comment ku babyeyi babyaye iyi fishi niyo none se iyi ngiyi niyo bakingirizaho umwana niyo baguhereza umwana akimara kuvuka yego mbayeho ndahari ntago nabura kububanamo nawe uko bwaba bumeze kose nimubona kumutwara byamfasha kurushaho none se ubwo urumva umwana nimba uri ahantu wowe ukora ukaba ukora akazi ko mu rugo ukaba ufite undi mwana w'uruhinja ku mugongo urumva ukora bakwihanganira urumva ibyo bashaka kukwihanganira icyumweru kimwe ariko ntibakwihanganira ibyumweru ibyo bintu urumva biraza gukunda biraza guhura iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya bwakazamura ibyishimo by'abana bagasika mutono za sene mugoroba samatera gakeka cyagasambu ubundi yicara kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga gusaba cyane kudusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka ntangire nshimira umuntu wese wafashe umwanya we agafata n'ibitekerezo bye akanyandikira muri comment akambwira ngo Nyashya ongera ibi cyangwa se gabanya ibi ngibi aho uri hose mu mpande zitandukanye z'isi Amerika Aziya Uburayi Afrika ndetse no mu bihugu by'abaturanyi Uganda Kongo Kenya ndetse na Tanzania wumva ko ngushimiye cyane kandi bikuye ku mutima umunsi wa none rero ntago ndi njyenyine nkuko muri kubibona ndi kumwe na Mama Jarike ushaka kwibaza ngo Mama Jarike ko muherukana ura munsi muri gukorana ikiganiro aza kukureba akubwira ko ari we mama w'umwana uyu munsi none yaje gukora iki ese yaje kuvuga iki mwabonye ko twasezeranye ko tugomba kubanza tukajya kwa Innocent akajya kureba umwana yamara kureba umwana akareba n'ababyeyi bamutoraguriye uwo mwana cyangwa se bamurerera uwo mwana reka bivuge muri iyo mvugo abantu benshi bari biteze ko ahandi bazongera kutubona kuri kamera tuzaba turi kujya kwa Innocent ariko uyu munsi ntago ariko byagenze mu byukuri je yamamaga yarambwira ngo mbere yuko tujya kwa Innocent ndagira ngo mbanze ngaragariza abantu ukuri mbanze nereka abantu ko njewe ntari gutubura uko bamwe na bamwe bagiye banyandikira muri comment barambwira bati uwo mubyeyi nawe wimwizera ese we uri kumwizera nkandi ko nuri ari uko yaje avuga nje rero hari ibyo namutumye hari ibyo namusabye navuga ati mbere yuko tujya kwa Innocent kugira ngo bakubone ndagira ngo mbanze ngira ibyo nkusaba ubigaragarize n'abakunzi bacu ibyo bintu niba bibona bo barama permission cyangwa se barama uruhushya rwo kugira ngo tujye kwa Innocent ndamubwira ati rero mbere yuko tujyayo nagira ngo uzabanze undanire ibyangombwa ubigaragaza ahangaha ugaragariza abantu ko umwana ari uwawe ibyangombwa byose ubifite nibwo buryo nongeye kuganira nawe muri aka kanya reka muhikaze atubwira amakuru ye ukuntu bimeze biti imeze neza yegereze mikrofone kugira ngo twumvikane neza imeze biti n'amahoro masa yego urashima Imana cyane mu Rwanda se byifashe bite urabona ikirere cyaho kimeze giti mu Rwanda
nk'ibisanzwe ikirere gihora kimeze neza, ntigishyuha cyane ntigikonja cyane, gihora kiri hagati kiringaniye. Yego. Aha, okay, byiza cyane. Urabona ibintu biri kugenda neza muri make nare? Ibintu ni amahoro. Nyihanganire kuba nagutumiye ngo twongere tuganire aha ngaha, kandi wewe ubwawe wari witeze ko tugomba kujyana kwa Innocent, sibyo? Yego. Na wenda kuba bitabaye, hari icyo nagiraga ngo mbanze menye neza mbere yo gukonfirma ko tubanza kujyana kwa Innocent. Ubanza unyereke ibimenyetso koko nanjye binyemeze ko tugomba kujyana kwa Innocent, kubera ko nkura mugore wa mbere nakoze ikosa numva ntagombaga kongera gukora bwa kabiri. Yaraje turaganira, tumaze kuganira ansaba ko ngomba kumujyana kwa Innocent, mbikora mfatiyeho ntabanje kugira ngo banze mumenye neza, musesengure mumenye neza ndebe ko afite impamvu yatuma mujyana kwa Innocent, sibyo? Noneho ndahubuka, maze guhubuka mujyanayo, mugejejeho nzi ko tugiye mu bintu by'amahoro, ajye kuganira n'umuryango wamutoraguriye umwana, ahubwo yahita bigira intambara, atangira kubatuka, atangira kurwana, biba intambara irenze. Abantu rero barambwiye ati se uwo mugore nawe uramutse umujyanye ugasanga akoze nk'ibyo wa mbere yakoze, wabyitwara mute? Ntiwaba utangiye kuba ikibazo ku muryango wa Manzi na Innocent? Mbitekerezaho koko nsanga nibyo. Ndavuga ati rero njyewe ntago ngomba kuba ikibazo kuri famiye, ahubwo ngomba kuba igisubizo. Mbona ko ari ngombwa ko tubanza kuganira tukagira ibyo twumvikanaho mbere yuko tugira ute tugenda. Niyo mpamvu nagutumyeho, ariko nkubwira ko nkeneye n'ibyangombwa bya nyabyo bigaragaza koko umwana nimba ari uwawe. Sinzi niba byose babashije kubibona cyangwa hari ibyabashije gusigara Uganda, niba hari bike wazanye, kuko no mu minsi yashize ya twaganiraga kwa twumvikanye ko hari bimwe mu byangombwa ugomba kungaragariza mbere yuko tujya kwa Manzi na Innocent. Nicyo cyatumye nguhamagara uyu munsi wa none kugira ngo tuganire nge nawe. Yego. Uri tayari kuba ukeneye umwana wawe byo uramukeneye kandi byihuta? Ndamukeneye cyane. Ariko nimba urukiko rwaremeje ko uriya waje yitirira umwana agomba gufungwa, nawe kandi twabanje kumwizera nka mama w'umwana, urumva dukeneye fact cyangwa se ibimenyetso bigaragaza neza 100% kuko wowe uri mama uriya mwana. Yego. Bizera neza ko nta kintu biriho kubangamireho. Hari icyo byakubangamiraho? Hari icyo uvuga se kuri ibyo bintu? Icyo nabivugaho nuko ngiye ntago ndi umutekamutwe, ndi mama we by'ukuri, kubera ko nicaye hano mfite ikimenyetso cyerekana ko umwana ari uwanjye. Ikimenyetso navuga wenda, urabizi iyo umwana avutse agira uburyo avuzwamo, agira uburyo akingirwamo, mu Rwanda twese turabizi. Yego, mfite ifishi yiwe akivuka bagukorera iyo yavutse bamukingira. Ndayifite, ni ikimenyetso cya mbere gikomeye. Urayifite hanga? Ndayifite. Twereke nta kibazo. Twereke nta kibazo rwose ntaribi. Turebe ngiye ibyo nibyo mba nshaka. Mwabantu mwe buriya tuye dukora ibintu biciye mu mucyo. Ibintu biciye mu mucyo namwe mujye mu ruhushya. Niyo mpamvu mbabwira ngo mba nkeneye inama zanyu za buri munsi. Nkuko mwambwiye ati rero bantu ture niyo fishi nkuko muyibona. Ubona najye nayaganyibona kera mu rugo. Girambure neza abantu bayibone. Nuko neza niba abantu bayizi. Hindura imbere tuyaha imbere. Hindura hara imbere aya. Hindura gutya. Nk'abantu mwe ku bantu bazi amafishi ku babyeyi babyaye. Iyi fishi niyo koko. Mubwire muri comment ku babyeyi babyaye iyi fishi niyo. None se iyi ngiyi niyo bakingirizaho umwana, niyo baguhereza umwana akimara kuvuka. Yego. Amazina y'umwana ari ngo nyisomere neza. Ifishi y'ubuzima bw'umwana. Yego. Ikigo cyangwa se ibitaro. Si ngombwa ko bivuga. Byose ngibeho ntabwo nabivuga. Yego. Ntabwo nabivuga. Gukingiza inkingo
umwana ahabwa hano ndabibonaho byose urw'imbasa urushinge n'ibitonyanga rwa kokorishi agakwega n'ibindi. Amazina se wayabonye? Oya, amazina ndaje nyasome. Rw'impiswi rw'iseru n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka ndebe hano inyuma. Vitamine ahabwa utanga ikinini cya vitamine A, ubwo niko bimeze. Kinini kivura inzoka zo mu nda. Icyitonderwa, umwana agomba kwitabwaho cyane. Sawa, reka ndeba amazina. Amazina barihe? Amazina y'umwana Ishimwe Jarike. Niki cyonyine ufite se? Ni iki nabashije kuzana? Yego. Utundi mfite n'udusanzwe kwa kundi uvuza umwana. Yego. Udufatire baba baguhaye. Hari twufite mwaho se? Reba neza ko natwe tubana. Udufagitire wagiye umuvuriza. Yego. Mwabantu mwe ngo byose nabibona. Kigali. Okay. Kandebe nako ngako. Sava. Ebiki. Abantu mwe burya bajya bavuga ngo ibimenyetso byo bintu bya mbere. Jewe kizimpaka cyangwa se kiziki kizimpungenge. Cyangombwa murabibonye, nanjye ndabibonye. Ubigikurikiraho no kujya kugira ute, no kujya kukwereka hehe wabo cyangwa se aho umwana ari kuri uriya muryango mukabonana mukaganira. Ngewe ibi byonyine bimpaye ikimenyetso cy'uko umuntu agomba kugira ute, agomba kugenda akajya kubareba. Sinzi wowe nimba hari icyo wavuga nyuma y'uko utugaragarije ibyangombwa byawe by'umwana kari uwawe mu by'ukuri. Hagati aho icyo navuga cyangwa se icyo narenzaho nuko nishimye cyane. Mu mutima wanjye ndishimye kuba ngiye kugera kuri uriya muryango umfitiye umwana. Cyane. Yego. Nta birenze ibyishimo mfite, nta kindi kibirenze. Nta kindi. Urumva se wowe nubageraho uri bubabwire iki? Urumva nababwira nugira amahirwe yo kubabona. Ikintu cya mbere yego nuko bashimira. Nta buryo mfite nabashimira nk'abantu bakoze kiriya kintu cyangwa kiriya gikorwa. Usibye kubasabira umugisha ku Mana, nkababwira ko ari abantu beza gusa bakomereza umutima bafite. Yego. Nta kindi kintu gifatika nabaha kibakwiriye, ntacyo mfite. Ntacyo. Nose wowe urumva uriya mwana wawe numubona wahita umuhabwa ukamujyana Uganda, cyangwa se ushobora kuvuga ati rero ubuzima nimo Uganda ntago bushoboka, reka basi umwana bagumye aha igihe kiniki mwe mumwitaho n'ubone nkuko muri kumwitaho, ngewe nimbona uburyo nzamufata mujyane, cyangwa se nabona uburyo bwo gusubira kwa papa we mu musubizo. Urumva uri buhita umujyana nugira amahirwe wenda ukamubona haba none cyangwa ejo. Yego. Ningira amahirwe yo kubona umwana wanjye nta kintu cyatuma mbayeho ndahari. Ntago nabura kububanamo nawe uko bwaba bumeze kose. Nimubona kumutwara byamfasha kurushaho. None se ubwo urumva umwana nimba uri ahantu wowe ukora ukabukora akazi ko mu rugo. Ufite undi mwana w'uruhinja ku mugongo, urumva abo bana bombi uri buze kuba bana mu urwo rugo ibintu bikoroha. Ubwo tena ni famille irabije kuba mu yindi famille, siko bimeze. Urumva ibyo bintu byakorohera kuba wabana abana babiri ahantu ukora bakwihanganira. Urumva ibyo bashaka kwihanganira icyumweru kimwe ariko ntibakwihanganira ibyumweru bibiri. Ibyo bintu urumva biraza gukunda, biraza guhura. Nkuko nabibabwiye ko ari famille nziza mbana nayo.
njya kuza mu Rwanda urumva nababwiye ikinjyanye nababwiye byose nyine ntacyo nari kubahisha nabo bambera beza nkuko byakomeje kuba mbere bambera beza barambwira ati nubona umwana ntacyo bikaba ngombwa ko bamuguha uzamuzana mu muryango ntacyo bitwaye azaza mu bandi nyine ubwo ndamutse mubonye ntago nasiga umwana wanjye nkuko famiye twabivuganye namuzana namujyana muri famiye cyane ko ndi umuntu mukuru igihe cyazagera nkashaka ubundi buzima nk'umuntu nyine ufite abana banjye nabyaye tukagira ukundi kuntu tubaho ariko mbere ya byose muri famiye barabinyemereye yuko kumutwara nta kibazo. None se famiye yiwanyu wowe nta famiye yiwanyu ufite ku buryo ushobora kuba ati rero uyu mwana ari kugira ngo mwambukane n'ibyangombwa byagusaba ibyangombwa byinshi nta famiye yiwanyu ufite kwa mama na papa ushobora kuvuga ati uyu mwana nabagiye kuba abana n'ababyeyi banjye cyangwa abagiye kubana muri famiye yacu iwacu? Oya famiye irahari ariko nkuko nabikubwiye umwana wawe aba ari ikintu gikomeye amaraso yawe cyane ko noneho ntari muheruka nari mukumbuye ndashaka kubana nawe nkamwiyegereza nkamurera nyine nka mama we suko famiye idahari suko itamufata suko itamumfasha ariko njye nuko mbishaka nguko bishaka urashaka kubana n'umwana wanjye tukaba turi kumwe cyane ko hashize igihe ntamubona nawe atambona yego ni byiza cyane mw'abantu mwe rero murabyiyumviye namwe ubwanyu murabyiyumviye ntacyo narenza kuri ibi ngibi urumva wowe ubwawe wenda sinzi iminsi usigaranye n'ahangaha ku buryo twapanga ngo tuzajye kwa Innocent ryari nimba twajyaho none nimba twazajyayo ejo cyangwa ejo bundi biraterwa n'iminsi ufite hano mu Rwanda ufite igihe kingana iki ku buryo turi bupange tukajyayo? Urabona uyu munsi turi kwa gatanu yego kuwa mbere nimugoroba ngomba kurara ngiye nsubiye muri Uganda bimbere byiza turi kwa gatanu ejo kwa gatandatu namubona nahagera nkamubona tukararana ku cyumweru tukararana kwa mbere tukagenda mukagenda hazamona process zo kumushakira ibyangombwa ibyo byo nta kibazo nanjye rero ngiye kugenda ntegura umunsi wa nyawo twazajyayo nibinkundira twagenda tukajyayo nejo yego bagenda tukajyayo nejo tukareba ibyari byo nk'abantu mwe rero ngewe ibyo nagira ngo mbagaragarize wenda ni ibyangombwa by'umwana bigaragaza ko umwana karuwe byamaze kugaragara mwabibonye ubwo ikintu gisigaye najye no kumufata nkagira ute nkamujyanayo umunsi runaka twagira amahirwe umwana bakamumuha cyangwa bakagira n'ibindi bamutegeka agategereza umwana. Reka rero duhinira ahangaha ariko naho hari icyo wabwira abantu badukurikiranye ndetse n'icyo wabwira n'ira famiye ko byagenda kose. Icyo nabwira iriya famiye nkuko n'ubundi mpora mbivuga pe mpora mbisubiramo kandi nzakomeza mbivuge Imana ijye ibaha umugisha ni abana beza noneho ni famiye yahuye bameze kimwe hari famiye zihura umwe afite uko ateye n'undi afite uko ateye ntibahuze barahuje ushobora nko kugira ngo ni nk'impanga nababwira ngo bakomereze aho umutima bafite urukundo bafite nyine tu rukomeze rukure uko bafashije uwanjye n'urugero rwiza nabashije kubona cyangwa n'undi wese yabona twese tubyigireho yego nibyo nababwira. Sawa urakoze cyane rero reka we bibyemezo bicyure mara kubicyura ejo cyangwa ejo bundi nzakubwira turebe ukuntu tuhagera turebe ibyari byo. So nk'abantu mwe rero mukomeze mubane natwe mukomeze musengere iyi famiye kugira ngo baze guhuza umwana abashe kujya mu maboko y'ababyeyi biwe mu buryo bwiza buciye mu mucyo. Sawa rero Imana ibampera umugisha ikomeze ibite ibarinde ibintu birushaho kugenda neza. Bye bye ndabakunda cyane.